Ndi papa Sava. Kono zikatagenda sha umukira ranzo utagije eba sasa rero amurije mucaka umutima umwe uri kumbwira uti bikore urumva undi mutima utibireke ariko natekereza krize ndiho havuga ni kama mbaya nakongera kwibuka ijambo ry'Imana badusomije ubundi mu materaniro nkavuga ni iki ngiki cyangwa se si ni iki ngiki Imana ntibeshya koko tubikore. ese ubwo se uwumvi we mutima muri ibiri numva ufite aho umuntu wa mbere numvise ufite imitima fashe risque n'umuntu ugira neza ugapfa wagira nabo ugapfa tugire nabi Oya ndaje kose ntabwo uvite to nanga koko ubwo bose nyine bagiye ni hejuru abagiye mu kazi nyine ntabwo zihagera n'abandi bashoramari ariko niko manu karame pose kushinzwe kwakira abantu kucyuza kwicarana nabo yaje kwicara hano yaramamagaye pose yaraguhamagaye niwe muri kuganira ariko ntabwo turi kuganira nanjye kumutuma gakomande ako kantu gacikeho kandi barakakureza ko kujuza ukicarana n'abakiriya ukaza kuryogora ndikubwiye rimwe ntabwo ari rimwe ariko akenshi baramamagara ya wewe ndabona icyoko ntabwo irimo nyinshi rekanze ariko saba namuza nawe najanta bantu sawa rero ukurikirana ibintu byose ya kabiri utarayitaba se ubwo uriya muntu w'amafi turamubwira gute uw'amafi mubwira ko abangaba bamamagara ngiye gufata sheke nzane mwishyure ese urumva batari kumamagara bati wikwitwaza imvura dore amasaha aragiye boss ataragenda ubwo rero hatungira yaratanze ikibazo nyine ko muri firigo hasigaye ngo ebyiri gusa kandi urumva ngo ku mugoroba abana n'ibindi kandi nkubwiye ko ngiye kuzana sheke nta kintu kiri mu buranga mu masaha ya 8 sibyo inkoko harya ku munsi mukoresha azingaye urumva kubera ko uyu munsi nyine dufite abashyitsi urumva twari twapanze ko turi gukoresha inkoko 6 kandi urumva dufite ebyiri ariko bya urumva zose ziba zigomba kuba zaraye muri firigo noneho reka ndanyura hariya oya napanze nawa musore ko apiga nzenze ko yabaduhaye zira bari gukoresha kuko nabo bafite inkoko bazirajemo bafite baziraje inkoko shyashya noneho ngiye twapanze mu bakora ngende buze twatumishyura tubaje dushyire muri firigo ejo tuzazimuye sibyo byiza nta kibazo aguhize boss utaragenda gatora kantu ushaka kubwira ubutaha nimukajye muvanga bakira muri business zanyu karame ariko sha ubwo uri kureba ugasanga mitsingi y'igihumbi ari ishobora gutuma navuga business none kubera ko tuziranye tuzereka muzajya muzinywera twicara mukangurira no ngende umukiriya naje mu nyubahire ko ndi umukiriya mwinkorero business zanyu umukiriya si umwana umukiriya si umwana ariko ubwo bwami buvugaguzwa ntabwo bubaho hano okay sawa urumva jya kubwubaka nyine muntu oya muri empire cyumve niba ngende nacyumvise mugende mujye kandi muvuge business zanyu jemba nazanyange boss jemba nazanyange ariho wabwiye ngo nicara umbwira ntabwo wowe ko nakubwiye nti ntukajye umfatira umukozi ngo ujye kumwicaza umugire umubara nkuru ahanga twakujuzanyije dushaka kuzuzanya urafata uyu nguyu yigeze aka kazi kumubara nkuko kuza kuganira uyu ni worata ntabwo muri bunkope ngiye n'inama mbagiriye mwizana business zanyu ngo muzishyire ku meza abakiriya nkugire n'inama aho kugira ngo umfatire umukozi umwicaze impande yawe akubarira inkuru nanjye ninza nimuvugisha kuko nakabaye muvugisha ari hanze kuko hari ibyo yararimo unjomba umuntu mwiyo nzoka uyishyura utaye ntuzanagarukire ko nzabura abakiriya sawa nanjye nzarebe ko nanjye nzabura akabari nzajyamo reka twumvikane oya byarangiye ntabwo birangira ariko urasoza hano nzoga yawe ndayinywa nyishure ntaye urasoza hano ni muko ngiye nanagukingirana ugahama hano tugakemura ibibazo byacu dufitanye nk'abaturage arewe ariko mwigize ibiki muzajya mugira amahirwe Imana ibaha amafaranga nimurangiza mwemere ku bantu ubwo se utekereza ko nabuza kandi kabari cyo kunyweramo bose wakwigiye ukakoza bizi ko digiye usanga afite ikibazo waruvuze ikintu cyiza ngo twuzuzanye none reka twibipfa sibyo twibipfa banzo nyishyure 40 na bintu urimo hano ngo
mbere yuko umbwira nabi nyishyura 44,000 urimo hano ariko kuki umuntu aborohera nubwo ko ayo mafaranga amaze amezi 2 ko ntigeze nza kugutunarika aho utuye kuki noneho kuba turi kuganira n'uyu hise ubigira ibintu birebire ahubwo abure kuvuga ikintu nshobora nona nako kazi guhita nkaya degidi tugafatana mu majigo tukajya hariya ukama televiziyo nkayiteza wambwe uti mfite televiziyo ni nyabura nzayishyura yego ukayiteza umusa umukobwa yarayitwaye nese wacece wamwe yicecetse mwana ukaza no kukurebera ibizete hari ukari tigiti nawe reka mbwiza ukuri niba mvutanatera imbere wewe ni gute ahubwo abantu baganira business ukavuga ngo baragushakurije aho kugira uvuga ati reka fata isomo nanjye nige numve ngo ibintu bakora nge nabikora gute ngo baragushakurije ubwo bw'inkirabuheri no kugo kubwigira emera yuko umukiriya ni bose utagiye gutuka boss wowe wakize iki nyine wakize iki umva mwana nyine uretse nk'inkirabuheri wowe wakize ntukirwaye uretse kubwigira umva wambwa iyo weretse boss yawe kukunda akazi cyane kurushaho kukubyaza umusaruro mu nyungu icara none se ngera nyungu mbifite mu gukora deal uva mu mashwezi icara mwagiye mukura mu mutwe ukumva ko ngiye kuba muri nta nyungu mbifitemo namara ahantu umwaka umwe bitatu nta nyungu mbifitemo uri kumuvugira ariko icyo azaguhemba azaguturumbura yangaje undi tuza ronge nkwereke ibigufitiye akamaro cyumenye ubwenge wakireza asa degede tuvugisha iyo ngingo ntabwo ikugira inama ntabwo azakwirukana kangaje undi watuje azanyirukana ariko yaramembye yaraguhembye atanabanje no kugukata dore ikintu gihari degede hari abukosheje bose bro ni mukaripfana oya naho so kutaripfana burakaje boss kandi boss najya avuga nawe urabizi boss yako atari urabizi araza agaciringa n'abantu umva mwana uburanyo ngo boss si imana tuza musenga ariko je nago musenga umvise boss yakwigira ikiriho rero n'ikiri umva se digite mbwira nje mukazimbane umva nyine ikintu kiba gihari urumva ndashaka kongewe iki kintu kiyangajamo nk'umuntu w'umusaza ukabigira ibyaha amafaranga wayavuze nanjye nkubwira yo mvuga ngo umwanya wo kubitekerezaho mbwira urayemera dukorane ngewe ikibazo reka ngubwiza ukuri sibyo wenda urabona nano twanavugaga boss ari bunze uvuga ni atatwumva ntako ngidiro ntabwo ndayisobanukirwa diro ukuntu iteye nta bindi bintu ugomba kunkorera uretse mbanze ndeye ko turanafatira ndetse ko boss yarenze ko n'imvura suro ni imvura wo boss ukunda amafaranga yaguma ko yanagenda no mu muva kemera ukamutembana ayigiyemo ibintu cyitwa sheke amafaranga bavuditse n'ukababona utya niyo babarabara kuri business ngahambwira nyine buri cyo nashaka kuvuga njye uramugora kigera nga byanze bikunze arahagera yanatose sibyo yatose preste se nyine niba arabatanatose ubwo arabayiyamenye wanjijwe na imitaka ntabwo ibaho nyine ntacyo bitwaye ariko imvura iramumfasha urumva none uri kuvuga ngo imvura itaguye iyo dirira bipfuye si icyo kibazo yagwa itagwa turakora deal icyo tujye gukora niki ngiye no kugira ngo tugate tumwereka ukuntu ari umwana mwiza tukamwegereza tukumva ibitekerezo byigira kumva ari kwakira nyine dore ikibazo ufite ngenda kugira ngo umbwire role yanjye ni ye role yawe ni ngiyi role yawe nuko ikintu cyose giyewe kiri bube kingaruka kibanga ufunga imyuka amasaha 3 tukicara tukamuryamisha ahantu agatuza ayagarura ubwonko ibintu bikarangira uko bigenda ngiye uramukubita fata urumva oya wimbwira hanyuma aho yawe sinibira mukabigize ingaruka nibigira ingaruka ngaruka zari ngenda ndabyizeye neza uramuafata numara kumuafata ibintu jendi yaranje mbyishyiriremo none ikindi kintu uri bumfasha nashaka kujya muri US ndahita mubwira yuko idakora oya ibyo byindekire nyine nanabigenza uko mbishaka giye sibyo wowe cyunkorera wowe cyunkorera ngiye kuza umwakire namara kumuafata ngiye unkorera uburyo ava uburyo ava hano gusa iminota 2 gusa nagaruka urongera kumfasha uburyo agera mu cyumba aryame indi minota 30 akazi gasigaye genda kikorera igidi 50 ntabwo ndi buyemera 60 ntabwo ndi buyemera 65 nayo nemera ndabizi yo direct ugiye kurya no mafaranga ushaka kuyahembwa 70 75 mano nta ariko ni fagitire yishyura 75 diro digidi bigenze nabi ko ndi jewe ntabwo bigenda nabi nyizera ntunyizera ntabwo reka nkubwire sinabukwiye mu cyaro makuza nanga ukabona akazi ntabwo nakwizera hari ikintu nakwima ngifite nubwo ntabwo nakwizera ariko jewe nyizera mwizere kandi nayo manyangu ugiye jewe nyizera ahubwo nyongera kandi gacupa asange meze neza abone ko mwihaye nanjye ibintu ari asa ntabwo muziranye akosuri mu biki weza n'indi cupa cyo kumukanga ariko
Digiti. hari umuntu twumvise Ni karibu. hari umuntu twumvise zanira ipeti wakira oh mariko oh reka sava muraho neza umeze neza ndashima Imana aya nawe ngukumbuye nanjye nuko wiri uteze yeza kuzwe iteka ryose namahoro. amahoro ariko mwana uko wenda ntazi ukuntu nabivuga benda agatelefone kari buriya hari igihe nigeze hanze hari kwicara imvura wa muntu hari igihe nigeze kwicara nawe ndi kumwe na piga nzenze nagize n'amahirwe nuza na nyiripinda yaje atugura byararangije aricara avuga atari kureka bakwisukura ariko kari kamaze kumugeramo uragira ipinda nemva umugabo kandi uri seriye ariko yageze aregama kwa kundi abakiriya begamye afite cya gikono cy'ikitabi mu kanwa ahita avuga ati sha atiriya mbwa ngo ndi mati yarongoye umugore mwiza sha hano uraho reka Karibu. ariko namwe bagabo ho muri muravuga urakoze cyane Manu namahoro se Ni kakandi mukunda. nagafanta nagafanta mariko disi yakugiriye uruntu yumva yarambatuye ese buri ibanga wakoresheje kugira ngo ureke inzoga we ikintu cya mbere biterwa n'intego ufite nabona ndembata kamwe hakagira uwego uranyibagiwe barandahiye ngo mushaka ngo kutwimura ngo amasambu yose ngo mukayagurana amakuru yagezeho nako ngako Nabiye wese. Burarega abakiriya bose barahanga. Banzi ikintu bakunda. yego ariko hari n'umukire wambwiye buriya ngo iyo udakunda amafaranga ntabwo uyabona reka da namwe buriya ntabwenye ibanga nyine kugeza igihe unyweye fanta n'ukuntu wageraga ugakubita primus none se bakita primus ngo wabyita mukuru wabyo kugira ngo nyine ibanga be kumpereza mukuru wabyo mukuru wabyo kubera ko ariyo ubwo se wenda agapfunduranye. ntaje Digiti rero nubwo Ese Mariko. Wamenye gahunda irahangaha. nayo ndamenye Mfa Digiti kimaze kumutembereza. Arahabonye hose. mvugana Digiti rero nisha akazi kanje nubwo hari n'imvura ntacyo manu reka tuvugane gatoya ku kafe gatoya na Mariko ntacyo Ndaza ndabaza n'icyo. nawe umbwira ibyo byiza bisigaye bitatse papa none se ndakwitabye yego wampamagaye nashatse no kohereza ndimbati wenda ngo rero muvugana ko hamwe ngo urashaka neza gato mu kantu bimpembereza bimpembere Kamabwira nuko wenda ari bya bintu byo kugira ariko nk'ubu uyiteka akakungabiza nk'iminota 2 gusa ngo nkongorere ijambo ariko hagira ko nese ni kintu kindi ku mutima izi ni imbaraga z'amafaranga mva Digiti namenya akamaro ko guhaguruka ukigira nk'umugore yego urumva bwa mbere nkivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo nzarya kuko yahashye nari ngiye gusara naracuritse umusatsi ariko nagize nyampura n'abadamu abandi bose basuzana ba nyiragitaro barambwira ati waje tukajya muri koperative urumva uzajya ubaha ngaho uri guteza amaboko ngo ndimba atari buzane ibyo kurya kwa mugani wawe twagiye tugakora ikimina urumva tukajya gutya tukarya muri banke uzwari banke zigurisha ibimera niwo kwezera mashini sudodesha ati dore umushinga ndimba atariyemera ngo ari amafaranga y'igishoro niwe wayaguhaye ndimba ayakuye ndimba ati n'umugabo wanjye sina rwose reka mubwire ntabwo namusebye twebwe ubwacu twishyize hamwe turi abagore 10 urumva tumaze kwishyira hamwe turagenda tujya muri banke imwe gutya iteza abagore imbere urumva dusaba inguzanyo urumva ni banke ujyamo ugasaba inguzanyo buri wese aba ari umwishingizi wa mugenzi we noneho ugakora umushinga urumva ubwo nibwo nahise nkora umushinga wo kujya ndoda amarido ubu rero nagira ngo nkubwire ngo ndakubashye nanjye rero ubwo nyubashye kwitaba ahubwo wambwiye ngo urashaka abanza duhana umugisha ariko wabwira ndimba akaba ari ujya ariko ndavuga ko watinyutse kuba ari igihe uhamagara akazi n'ubundi ntambwire bukarya mba Mariko ndimbati niyo menya ko ibi bintu yatangiye kubyinjiramo biba bipfuye nari mvuze haruguru ntuwiteka duhana umugisha amen jewe nagutekerejeho nk'umugore kuko mbona ari inyangamugayo kandi kuko ufite ahantu uva naho ujya nukuri ariko byose nshingira ku kuntu ugiye twabanye kera nubwo utangiye kugenda uhinduka ntugarura ya mico ya kera narabatuwe oya ntabwo nakongera kubigarura ariko uzirikane ko iki kintu ugiye kugukorera ugomba kuzampemba uzampa amafaranga uzampemba iki ikintu nzakubwira ku mugereka nitwunguka oya ntabwo wandika Mariko oya niba none se ni business cyangwa n'undi mushinga ushingiye ariko ifite nyine ifite oya amarangamutima regaterwa n'inyungu gusa wabuzwa n'iki kuyagira amafaranga kuko ushaka ko nzaguhemba kuri icyo kintu kugira ngo uhembe nari nyiri kumubwira umushinga kurya ubwo kurya na kintu dushyira ko nihuta ka brochette nakarya aka brochette ibanguka ni ubusanzwe yari yamara kubaga
Yego izi saha narangije kare. Bo ngiye nkorera noneho cya kindi kintuza. Ye no mubiri umwe n'umwijima. Oya jibo de chevre burasa twayimara turi babiri. Ngiye ko nihuta digidi. Urafata ko Nuko nanza kuvuga. Ngiye mu mwijima n'umubiri urumva n'igitoki ariko kitari cyo. Ntacyo nanjye ndarya. Agasenda akotsanya. Ntacyo nanjye ndarya ku mubiri wawe ugara. Se washizeho. Ibitoki bitatu ni mubiri. Mubiri n'umwijima. Urarya umubiri we none se Oya umva ndarya kuri brochette yawe. Bikora bitatu uri. Brochette imwe. Nyarutsa manu. Nyarutsa icyo nashaka kuvuga ndashaka kugira ngo rero ngo akazi ariko umva injyaburo nzayi ndakwinginze ubwo ibyo haruguru nabivuze naye nk'umuntu mukuru ukomeza ubitekereza noneho rero ikintu kihutirwa ni ukudoda amarido ya hoteli yubatse muri etaje igerekeranyaka urumva ni ukurangura ikamyo yuzuye amaruro y'amarido urabizi neza ko nta guciririkana umva nta guciririkana we ni ukuza niba gutega amatwi uzicara ubaca amafaranga uhita ufata 30% yayo waciye uyashyire ku ruhande nk'inyungu yawe wongere ukureho 5% uyashyire ku ruhande nk'inyungu yanjye ubundi uzashimira ku ruhande nushaka nzaguha 8% hanyuma sampo uzazitanga mbere sampo genda rana nayita umva tukivugana ahangaha ndagenda jewe sampo nikwereza kuri telefone sako se gafite nikorana nabuhanga ikitonderwa ni amabara ataryana mu maso ndaya bahita atuje ibindi bikagira hanyuma ngo bimeze gute bano natwe akagiye nese marigo tugende mureke ka hantu ibintu nakubwiye ngo ni sawa ndatanga akazi ugacuruza nawe business yawe marketing anje mugiye kunyereka hano ngo bubatse gucyokezo none ariko se nka kivuga ko ari ugiye kukire hari icyokezo no kuvuga ngo kiki tuzadufata tugacomekamo ihene inkoko ihene yose ndimo n'umuceri ihene kazi kabyimbi gasha bibaho nyumbi kwereka none hari n'ikindi kibyegeranye urumva hari ibintu nyine boss amaze iminsi mahugurwa yaraje itabyo niyo wari engineer abyihagarariye barabyibaka n'ikindi cy'imigati ku buryo bazajya bacomekamo imigati 148 kaziti ako kanya imigati siratwita ngo izabya tugenda nyereke nigitereka ariko kamwereka neza ubwo no kumwereka aho bigeze uwo mushinga ari n'ibyuzi nemere muri ibyo mbwira abandi oya hawe tembereze umwereke ibyiza bya hano abone nicyo wamagani wawe wanagira ibitekerezo ugagira komanda tuzanasoza ikimina wabona ratuje we injira Digidi. Biteze. Mr. Umezute. Umeze neza nawe. Ya makuru. Ni meza. Biteze. So yinyuzera. Ceceka reba ukuntu mbaye. Yego. Mbanuzi ibyo ndahubwo. Niwe hamagaraga mano. Ninjye ari mu. Mano ari mu gikari. Yego. Ari mu gikari. Mano yaragiye. Akamva nta kibazo kamutegereze n'umunendana niwe ndapfuwe. Sinamuguhamagara se? Oya nta kibazo digidigi ntari. Umeze uteze? Meze neza hose. Akwimva nanjye meze neza. Mbega imvura iri hanze. Umeze neza? Umva meze neza ntari. Biteze. Umva ni sawa. Nta kibazo. Wowe se? Ni sawa. Bite byawe se nawe? Se bite byawe ni byiza nanjye. Digidi usko utagihinduka. Biteze. Ni sawa. Icyaka cyari kiyishe. Ubundi sinashyiramo n'akandi. Urabemwe. Ibiki? Ati giteshyizwe kuntera ubwoba. Umva rutumye ubwoba bunyishe. Hari ikibazo se? Si yawe? We ntuzabandi. Ntari biwana. Ni manu wari wicaye. Se mwe muri kumwe se? Urahimize.
urayimira Arachaze imishinga giko. manu Sheri. Digidi. Manu. Utambwira ko nkweyeho Digidi. Digidi utambwira ko nkweyeho. arayinyweye Nyine ndakwisha. urayimiza Digidi anyweyeho. Sheri. Nkweyeho. Uzi ukuntu imvura iri kugwa. Digidi arapfa nanjye ndakwica n'ukuri kw'Imana Digidi. Njye arapfa nanjye ndakwica n'izina ry'Imana pe. Arapfa nanjye urambona Digidi n'ukuri kw'Imana. Arayinyweye. Ayinyweyeho Digidi. Inyiba nkweyeho. Akosoje kusakuriza wewe. Digidi ayinyweyeho. Digidi none ko pfuye Digidi. Nure sinabikubwiye ngo nagira ikibazo ngo byose urabyirengera. Nibyirengere rero urumva. Nasoni. Digidi. Anyweye iki? Ako siri muri anyweye iki? Anyweye fata. Fanta yandese. Yawe. Cyawe n'ibiri nateye. Nese fanta yangirica. N'ibiri nateye bari bakirozo none ngo banyweye iki? Digidi ibi bintu ntabwo byavamo n'ukuri kw'Imana. Urumva? Ubari bandoze. Nje ntabwo ibintu bije mu rukundo n'urupfu ntabwo biri buvemo. Nje Digidi nizere ko ufite umuti wo kumuzura. Nese urabona adapfuye nyine. arayinyweye Manu ngo bari bandoze. Nsubiza kuri nanamva inyuma. Ntabwo bari bakuroze bakwisha. Digidi ariko agira icyo ukora nyine mu muti wo kumuzura. Digidi ako sereka gukubita. Digidi wari wamwenga ibintu ntangarukire none baje amasheri. Niko Digidi. Okay. Noneho inzego zose zirahageze. Dore noneho Digidi bisobanure noneho. Inzego zose zirahageze. Bimeze bite nyine? Nizere ko nawuzanye umuti wo kuzura sheri wanjye kuko nimba utawuzanye n'ubundi byose nimwe mwari mwaripanze. Koramo vugase nyine vura sheri wanjye. Hasi ndimba ntabwo ndi kubwira. Muzuri. Ibyo mbwira se wowe ni ibiki? Ni ibiki se mufite umuti wo kwica mudafite wo kuzura. Ni njye umwisha. Digidi mubwasha azana umuti se nyine wo kuzura umuntu. Mwari kwica umuntu se mukamuzurisha iki? Ngo nane so. Dimba Ako se urareba iki wowe? Hari kubera ibiki? Hari kubera ibiki se nyine? Bibaza umugabo wawe biri kwabera. Ndimbi biri kubera hani ibiki? Hasi gira vuba uzura umuntu ugira vuba. Digidi. Biri kubera ni. Wowe barafata uburozi bwawe sheri wangira bumwe none iyo nakiroka kigapfa none ntabwo gifite. Bwanjye gutese. Hasi zura umuntu vuba nyine. Digidi uziko sheri wanjye. aribeshye Aribeshye se barebaga yako ngari ufite nyirabo. Noneho njyewe reka mbe nigeze. Ujya hesta Ibyanyu mubimenye. urajya utazanye umuti wo kuzura umuntu. tumujyane kwa muganga tumujyane kwa muganga Ibyo birabareba Digidi arapfa nawe urapfa. Ni ibiki biri kubera aha ngaha? Arapfa nawe urapfa Digidi. Njyewe sinavuye mu rugo nkwibwire ko ngiye ahantu kure. Ibeshye usohoka hanga Digidi, ibeshye usohoka atazutse. Ibeshye usohoka hanga. Mu rugo nakwibwiye ko ngiye ahantu. Okay. Imana ishimwe n'urwego rwawe uragarura hageze. mariko Ni karibu boss ngwino. Ngwino. Urumva? Uravuga iki ngwino? ariko mubaze Manu, ibi ntabwo ari byo mvuye hano turimo kuvuga. Nushaka kunyirukane haje ibintu byo gupfa. Twavuganye ngo iki? Twaravuganye ngo jya umenya ko uri umukozi abandi ari abakiriya. None ngo nibaza bakaroga sheri wanjye nzacireke ngo ndi umukozi. arabinyweye Ibintu by'uburozi se ngiye twarabivuganye ko azakaroga hano. Papa Savange. Njyewe nibwo nari nkihagera pe. Nona. Ndimba nizera ko niba udafite umuti. Bigenze bite? Urumva bose ukuntu ngiye urumva bose nyumva nimba atapfuye njye natinye no kumukora. oya nagapfa Yewe ndashaka kumenya ibyabere hano. Papa Sava. Akoze. Ye naje aha ngaha mpamagawe na Digidi. Arambwira ati ndagushaka byihutirwa. Nshaka no kohereza Ndimba ati mvani ni wenda n'ibintu bireba umuryango. Arambwira ati we nshaka. Ngeze aha ngaha mu kanya pe. Ngiye banyakira. Digidi yambwira ukuntu agiye munshakira isoko ry'amarido urabizi nsigaye ndoda amarido. Mu gihe rero ari kumbwira ibyo ngibyo tubyemeranyijwe mu Manuda ati ngo nurebe n'ibyiza Papa Sava yageze. Njya kureba biriya bikorwa byose urimo hariya. Nyigaruka aha ngaha nyinjira sanga ngo harimo gupfa ngo uburozi. Nabo base bakambwira ngo uburozi bwanjye.
uburozi bwanjye sinzi niba ari ubwo nazanye sinzi niba ntabwo nzi ikintu kiri kubera ni bande bari babirimo byati yidi nawe wampamagaye ibindi simbizi urumva rata boss babwire ko njye ntari uretse ntabwo apfa twumve igiti cyane kirambwira ngo afite ikiraka cya ndimbati ngo cyo kuroga mariga ahita agasinzira hanyuma ngo akiyambura ubusa nk'abafotora hanyuma bakazahana divorce bikagaragara nyine ko yari Margarita tukamwambura ubusa noneho digidigi nawe akambura ubusa nk'abafotoranya mu gitanda nyine ko bari barimo bagira ibyo bintu ni ndimbati wabicutse noneho arambwira ngo afite umuti agushyira muri fantagasi none jeri wanjye urapfuye ntabwo apfa nyine njye ndimbati yaranshutse urumva ndimbati yo wanshutse kuko muri kunengo naragushutse ngo ubwenge funga kimwe uze guceceka ndimba njya nkubahuka urongera kuvuga ndajya nkubita iryinyo ndavuze ngo ceceka vuga ibyo wavugaga njyewe nabyanze ndimbati akomeza kumatiriza agakomeza kunyumvisha ingingo arambwira ngo ngewe ngo ikintu nsabwa ni ukumushyiriramo iporoduwi urumva iporoduwi ndimbati niyo wayima njye natekereje n'ubuvunderi ndavuga inteko acakana n'ubuvunderi cyangwa ikindi kintu mugamije iki mugamije iki twebwe kuko turihuta tujyana uwo murwayi kwa muganga ariko nagapfa mwari mugamije iki arapfa mwari mugamije iki mwari mugamije nyine ni ibitotsi bya nuza bya Margarita mukamwambura ubusa nawe ukamwambura ubusa mukamufotora byo nabyumva mugamije iki ndimbati navuga ikintu ifoto yari kuyikoresha njyewe icyo nagomba gukora byari kumusharinga amafoto kandi uvugisha ukuri njyewe ntabwo nkunda umuntu ubeshya simba bwije ukuri shakaga ibimenyetso ibimenyetso ibizi biti byo kugira gute wavuze ko njya divorce mukagira vamo kagenesheje kwa muganga divorce ngo divorce ko gute ngo arakihazi ngo namushaka urumva hari inyungu zanjye zirimo aho ngaho zitarimo zanjye n'amafaranga baguhaye nta mafaranga mwavuganye akomana wowe ntabwo wari kurya none zubu wowe ntabwo wari kurya yihorere ko mu muzu yihorere mu muzu bazi umushinga ni njyewe uyu nguyu niwe boss nanjye n'uyu nguyu ni nkaho ndi umukapita uyu nguyu akaba umuyede ntabwo urimo mvuye mu muzu ariko manu muramvuganye ziba nakupita ku gahanga ugapfa mbere ya sheri wawe iyo byanga ntabwo nari kubikora hano ntabwo ari mu kabari ntabwo ari mu kabari si agomba gutangirwa serivisi zigwa neza abakiriya bakumvisha amafaranga ukajya ku rugute wa nyana y'imbwa ko gaso wamutubera ntabwo naraze ingegerane none si iyo byanga nari kubikora umushinga uyu niwe boss nanjye n'uyu tubiri kumwe twese ntabwo mwabishyira ku mutwe jyenyine uburozi niwe wabuzanye uyu nawe yabamufatanya Margarita hari icyo kirengera urongera uvuge uti batamfungira umugabo simfite umwanya wo kugemura hari icyo kirengera ariko mwagize cyo gukora badudu ukabyuka Margarita usayidura uyu mwana reba uyu mwana tumujyane kwa muganga ubwo n'abandi barajya oya n'ugusinzira by'agateganyo agakanguka mu kanya adakangutse ndimbati yabisobanura ndimbati niwe wabizanye ni wowe wavanze se njye wavanze manu ibintu mwese turi kumwe twese tubirimo twese ntihagire umuntu n'umubikiraho twese tubirimo gukora mukabigira imikino twese tubirimo egera uwo mwana twese nimubikire ku mutwe njyenyine nyamana birimo na ndimbati njye sinarimo umwana w'abana njye sinarimo aro njye mfite ingingo sinarimo aro vuga ko ndimbati wateguye umushinga aho ziba bamagarisha ni wanjye azuba kandi ndengera ziba bamagare kwa muganga